njya mbitekerezaho ngasanga nyine hari ibyo nifuzaga nabonaga ko ari byiza kuri njyewe ariko byari biciriritse pe ugereranyije n'ibyo Imana yampaye nk'uko bivuze byari biciriritse iby'Imana yampaye nibyo byiza byari binkwiriye ni wacu mu rugo nta muntu wemerewe gukina indirimbo ya sekira kubera ko n'abana bacu dushaka ko bazakorera Imana. Njyewe urugo rwanjye ari uko nyine narwifuzaga ariko nk'abantu nyine ariko kandi nabwo mu masengesho yanjye ntago nahishaga Imana narayibwiraga ndashaka ibi n'ibi hanyuma Imana igiye kumpa ibirenze. Yego turabaririmbyi dukora umurimo w'Imana mu Rwanda musanzwe turi umugore nyine n'umugabo dufite abana babiri. Turabashimiye cyane tubaha n'ikaze bugira kandi mu gihugu cyacu cy'u Burundi sinzi ko ari bwa mbere muhashitse. Yego no bwa mbere. Muhabona gute? Harashyushye ariko hararyoshye abantu batwakiriye neza mbese tuguwe neza nta kibazo na kimwe dufite rwose. Ni ikihe kintu cyabaryoheye gusumba ibindi bintu byose? Kubona abantu bafite urugwiro, twebwe mu Kinyarwanda tubyita urugwiro, inahangaha sindi kwibuka ukuntu babitubwiye babyita, ariko abantu bafite umutima wo kwakira abantu cyane, abantu bakatwishimira ukabona nyine bivuye ku mutima. Turabona nk'umuryango n'ibyo umugabo n'umugore kandi mwese muhimbaza Imana. Mwotubwira muri make ingene mwahuye, muba mwahujwe n'igihugu cyo kuririmba cyangwa se mwotubwira muri make ukuntu mwahuye? Murakoze. Twahuriye mu murimo w'Imana. Navuga ko aricyo cyaduhuje kuko twahuye kubera ko namumenye kubera ko akora umurimo w'Imana, nawe yamenye kubera ko nakoraga umurimo w'Imana. Tumenyana nyine bisanzwe nk'uko abandi bantu bahura n'abandi bantu bashyashya bakamenyana, tuza gusanga ari umugambi w'Imana, nuko twahuye. Mwese muraririmba kandi muraririmbana. Iciyumviro cyo kuririmbira hamwe cyatanguye kuva mumenyanye cyangwa cyatanguye umaze kubana nk'umugabo n'umugore? Mu byo twagendeyeho tujya kubana ntago byarimo, ndetse nta nubwo njyewe umva nari umuririmbyi nsanzwe ndirimba anzi, ariko we ntago njyewe nari muzi nk'umuntu uririmba, usibye kubona umuntu muri korali nk'uko wabona korali irimo iraririmba hano imbere, ntago menya ngo uyu muntu se aririmba ate. So nuko nguko rero namubonaga. Hanyuma nyuma yo kubana twicaye turi muri salo ku bantu nyine babana, turaririmbana akaririmbo, mu kukaririmbana rero ndavugana noneho ntago ndi bujye muri studio ngenyine, turajyana ako karirimbo turirimbanye kuko numvaga biri byiza, abana ako karirimbo rero turajya muri studio tukaririmbane. Nuko rero byatangiye kuva icyo gihe ntago ndongera kuririmba ngenyine. Mwese muraririmba kandi mwese afise urugendo rwo kuririmba, mwahuye mwese n'abaririmbyi. Turashaka umwe wese atubwire intahe ntoya y'ukungene yatanguye kuririmba. Uko natangiye kuririmba njyewe nkiri umwana mutoya narabikundaga, hanyuma ngenda joininga amakorali atandukanye, ndangije kwiga secondaire nibwo natangiye kwiga ishuri rya muzika, hanyuma navuga ngo ni rwo rugendo natangiye gusa naho mbikora biri professional, noneho bitari bya bindi byo kubikunda gusa
impano zino zisanzwe ahubwo hiyongeraho no kubyiga nuko rero nakomeje nyine umurimo w'Imana. Njyewe uko byaje nk'uko bivuze nanjye narabikundaga kuva nkiri umwana mutoya cyane, nkabikunda nkakunda kubikora mu rugo. Twajya kuryama mama akaturirimbisha mbere y'uko dusenga, nyuma tukajya muri Sunday school tukiga kuririmba. No mu mikino y'abana njye nakinaga ibintu byo kuririmba cyane. Abandi bana bajya gukina utundi tuntu, hari eglise twari duturanye ya Eneri, abandi bana bajya gukina njye nkajya kureba abaririmbyi. Biza kurangira abo baririmbyi najyaga kureba mbagiyemo, biza gutyo ndakomeza muri korali. Igitabo cy'indirimbo natangiye kukiririmba tutarahura na Dorcas, ariko ni umuhamagaro w'Imana, nicyo cya mbere. Kandi mu kintu twizera nuko Imana yari yarabipanze mbere y'uko njyewe nanabimenya cyangwa nabitangira. Ni ukuvuga ngo rero nabikoze ari nko kuzuza umugambi w'Imana, ahubwo uburyo byaje nakuze iwacu baziririmba. Aho tugiye bari mu cyumba bari gusenga bakaba barimo baraziririmba, noneho nzimenya gutyo. Noneho uko ngenda menya umuziki ari nako nziririmba, nkajya numva izi ndirimbo zimwe na zimwe tutanazizi, ari nyinshi cyane tutazizi. Umuntu ashobora kuzikura hehe? Ni ukuvuga ngo icyo gihe ni umugambi w'Imana uba watangiriye mu mutima w'umuntu. Hanyuma uko mbitekerezaho se umuntu yazikura hehe? Ese ngewe ko ndi kuba muririmbyi wazaziririmba. Hanyuma igihe kiragera ntangira ibyo kuririmba, naza hano mu rusengero abantu bantumiye nkaririmba nk'imwe. Nuko uko bayimenyera rero bati ya ndirimbo iri hehe, ese wigeze uyisohora? Nuko byagenze. Hanyuma biza kurangira mbonye n'abantu bamfasha kugira ngo dusohore album y'izo ndirimbo zitwa izo mu gitabo. Nuko rero navuga ngo natangiye kuziririmba. Icyo gihe Imana impa niyerekwa ryo kuzaziririmba zose. So igitabo cy'iwacu cyo mu Kinyarwanda gifite indirimbo 557. Ndakeka ko hari dushobora kuba tugeze nko muri 1/2. Hari izo tuzi, hari izo twari tuzi, hari izo twagiye tumenya nyuma kubera kuzishaka no ku manota izanditseho. Hari n'izo abantu bagenda batwigisha, hari n'izo tutaramenya ariko tuzagenda tumenya. Yego. Mwavuze ko mwize ishuri ry'umuziki, ari naho byatanguriye kugira ngo mwari musanzwe musingabire, mwari musanzwe bibarimo, ariko kandi mwarize n'ishuri ry'umuziki. Wowe na papi Dorcas nawe urugendo rwawe? Njyewe kuriya nakubwiye niko natangiye, bisanzwe muri korali bisanzwe by'abantu bose. Inyuma yo gushaka nibwo twatangiye kuririmbana n'umutware wanjye kubera umugambi w'Imana. Ni wowe wabiteye, kuko twebwe ntago nk'uko yabivuze ntiyari yarigeze anyumva ndirimba, kandi nanjye izo nzozi zo kuririmbana nawe ntazo nari mfite. Ariko umugambi w'Imana udusunikira kubikora. Niho njyewe natangire, ntago nigeze mbyiga, usibye ko nyuma yuko dutangirana yagiye ampa amasomo amwe n'amwe aranyigisha, ariko nta handi nabyize. Akamaro ko kuramya Imana, kuramya Imana bituma twegerana n'Imana, bituma dusabana n'Imana. Kuramya Imana ni ubuzima bwacu,
kuramya Imana n'ubuzima bw'umukristo. ni ryari umuntu biba bikeneye kuririmba cyane gusumba Gusumba ni ryari umuntu aba n'ikihe gihe kibereye cyane guhimbaza no gutazima? ijambo riri muri Bibiliya ntabwo ndibwibuka aho ryanditse neza, ariko riravuga ngo niba unezerewe ririmbira Imana, niba ubabaye senga. So igihe rero wishimye ugomba kuririmba. ni gute umuntu aba guhimbaza Imana, umuntu ari mu byo guhimbaza Imana mu kuri no mu mpembe? ni igihe wateguye umutima wawe, igihe wateguye umutima wawe gukora icyo gikorwa. cya mbere usabwa kuba witeguye mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Ntabwo tubyibagirwa kuko ngewe niga umuziki, hari fagiteri nyinshi cyane. ushobora kuba witeguye mu buryo bw'umwuka, ariko wakwitegura nabi mu buryo bw'umubiri ukaza hano bikakunanira. tuvuge uje utariye ukagwa kuri stage, icyo gihe abantu bahita bavuga ati ni imyuka mibi, kandi atari imyuka mibi, ahubwo ari uko waje utiteguye neza. ikindi kandi hari uburyo ijwi umuntu araritegura. twiga iby'ijwi batwigishaga ko umuntu arirera nk'uko rero umwana, nk'uko ufata umwana wawe. ntabwo mpfa kunywa ibintu byose niboneye, ntabwo wapfa kurya ibintu byose biboneye mu gihe uje kuririmba. so rero icyo gihe iyo wabashije kwitegura gutyo, ukitegura no mu buryo bw'umwuka, ukiyeza, ukumva uri umeze neza. ikindi kandi n'ibikoresho dukoresha, wongeye nk'ibikoresho bivuga nabi bishobora gutuma hari ukundi kuntu bitagenda neza. ni ukuvuga ngo ibyo byose urabitegura. twiga muziki, niko nize cyane kuri parti ya bita musique chrétienne cyangwa church music, ivuga ngo umupasiteri yatwigishaga icyo bita 3 pieces. ni P eshatu: and practice, pray and preparation. so izo fagiteri eshatu zose, urikumva, izo fagiteri eshatu zose iyo habuzemo n'imwe birapfa. ugomba gusenga, ugomba gukora practice, kandi ugomba no gutegura. so izo buri kantu nako kakagenda kagiramo utundi dutandukanye. so ubwo urumva nyine urabitegura mu buryo butandukanye. yego. intambamyi ya mbere irahari. iya mbere ni Satani, kandi Satani azanana n'ubwibone, ni we se wabwo. ariko kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. so nta bwoba rero tuba dufite. hanyuma ikindi biza mu bintu bisanzwe nko mu buryo bwa mikoro. sinzi niba muri bubyumve mu Kirundi wenda, ariko ubwo ndi kuvuga financial. so usanga nabwo hari ukuntu bikigoye cyane muri ibihugu byacu bisa naho bikiri mu nzira z'amajyambere, kuko akenshi usanga nk'ibikoresho dukoresha twebwe bigera ahangaha. icya mbere biraciriritse. iyo ushatse kugura ibishyashya kugira ngo bizajye kukugeraho, usanga bihenze kurusha abandi babigura hariya kandi aribo bayafite. ugasanga ibyo byose ni ibintu bigenda bituma rimwe na rimwe ibyo twifuza kuba twakora nk'abaramyi cyangwa se abantu bakora umuziki, usanga bibangama cyane. yego. ibyo byose ni byo guhimbaza no gutazira, nta kintu na kimwe cyo gutazira cyangwa guhimbaza. ariko ni iki kintu mu buzima bwa Dorcas niwe yagumye ahoze, naho nubwo nawe uza kugaruka ko ni iki kintu cya mbere mu buzima bwawe gituma wumva kizana indirimbo nshasha mu buzima bwawe?
nuko nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacunguye ubugingo bwanjye. Icyo kintu gihora ari gishya, kuba naracunguwe n'amaraso ya Yesu, umwana w'Imana uzira inenge utaracumuye, nicyo kintu gihora iteka ryose. Mpora muramya, mpora muhimbaza, nta kindi. Yego, naho yadukuye kuko iyo ugiye kureba hari byinshi cyane. Niyo mpamvu nabiririmbye ngo nzafata ibimungisha Imana mbigira impamvu yo kuyegera. Hari ibintu byinshi cyane byagombaga kuduhungisha Imana. Ikindi kandi ugiye kureba muri sosiyete, abo twakuranye, abo twavukiye hamwe, abo tuzi ubu ngubu, hari benshi cyane bari mu isi batabashije kuza. So iyo ni impamvu rero nyamukuru ya mbere yo kuririmba. Ni iki n'akahe kajambo ka nyuma mubwira ariko baradukurikirana na cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima bwo guhimbaza no kuramya? Abadukurikirana rero cyangwa se abadukunda, ni ukubabwira ko indirimbo turirimba kenshi twebwe twaje gusanga ubundi bakunda kuzita iz'abantu bakuru kubera uburyo ari iza kera nyine, ariko kandi ni n'iz'abatoya kuko ijambo ry'Imana ntabwo ari iry'abakuze nta nubwo ari iry'abatoya. So icyo twababwira rero ni ugukunda izo ndirimbo kandi no kurishyira ko indirimbo nazo ni ijambo ry'Imana, kuzishyira mu bikorwa. Kuzishyira mu bikorwa ni ikintu cy'ingenzi cyane cyane cyane, ku buryo akenshi tuba tumva ko ubuzima turirimba cyangwa se reka tuvuge wenda kuko buri muntu wese umuziki uratractinga abantu bose. Ushobora no kuwumva gusa nturirimba, ariko wenda mu mutima uri kuwuririmba. Kiba gikenewe no kugira ngo ibyo twumva cyangwa se turirimba bibe ubuzima bwacu bwa buri munsi. Twakiriwe neza, twabonye abantu beza b'Imana bafite umutima mwiza wo gukunda abantu no kwakira abantu. Twarabyize, byatubereye icyigisho kuri twebwe kwakira neza abantu. Ni ukuri icyo kintu cyaratunejeje ku mutima. Ikindi kandi ni na heza, nubwo hashyuha nubwo hashyushye cyane ariko ni heza. Mu ndirimbo muririmba haba harimo ubutumwa bukomeye cyane, kenshi bubwira abantu ko iwacu ari mu ijuru, bunabatumira kwera no kugoroka ngo tuze mu ico gihugu cyo mu ijuru. Nabwo iyo bugezeho mwibaza ku byerekeye iherezo ryiza, mubona iki? Iherezo ryiza sinzi wenda uburyo nashaka kubivugamo, ariko Petero yabajije Yesu nk'uko twasize byose tukagukurikira, mbese twebwe you know the story. Ariko Yesu agiye kumusubiza aramubwira ngo mukiri mu isi nzabaha ibirenze by'inshuro 100, kandi ikirenze kuri ibyo nzabaha ubugingo. So intego yacu nyamukuru ni ubugingo buhoraho, hanyuma ibindi byose nabyo Imana izabiduha. Yego, mbega tugushimire. Nanjye nafite ikindi kibazo gitoya. Turabona muririmba nk'umugabo n'umukenyezi, mbega ejo cyangwa hirya y'ejo hoza nk'undi muntu uvuga ati turashaka ariko twashaka kuririmbana, mushobora kumwemerera byoroshye kugira ngo mushobore kuririmbana, cyangwa mwahisemo yuko muzara muririmba mwenyine? Ubwo se nawe azaza dusezerane se ashaka kwinjira mu masezerano yacu. Okay, uko tubikora ibintu byacu, uko tubikora ntago biba ko turi mu muziki nk'abakora umuziki gusa, kuko abo dukorana umuziki n'ubundi ni benshi. Ariko impamvu ibintu byacu biba bifite iyo uniqueness
nuko ari ubuzima bwacu. Iwacu mu rugo turaririmba, turabyuka nijoro tukajya muri dufite studio iwacu mu rugo. Nuvuga ngo igihe cyose twumviye turi ready turabyuka tukajya muri studio. Twakumva tunaniwe ntituyigemo. Dukora igihe dushakiye. So rero nkeka ko hajemo undi muntu hagati. Ari wa muntu ajya avuga ngo studio rero ngo tuyishyire ngo kuwa kangahe. Kandi kuwa kangahe n'igihe tukabwo tubishyiraho twarangiza tukabihindura. So ubwo rero urumva ko kerekaje mu masezerano yacu hanyuma tukajya urabyumva nawe. Birakunda kandi kuboneka yuko hariho abantu batangura bakora gospel y'indirimbo z'Imana baramya Imana, ariko kandi hagera ikindi gihe usanga arayivuye mukazasanga baca bagenda kuri indirimbo zo mu isi. Mwebwe mubitekanya gutema nk'integuro yanyu mwabiteguye gute? Murumva yuko by'ukuri muzokomeza gospel y'Imana cyangwa mwumva ko hazogera ikindi gihe mukaza murashanga ndetse n'indirimbo zisanzwe zo ari zivuga ibyo mu gihugu cyangwa ari nk'ivuga ubundi muzika usanzwe? N'iwacu mu rugo nta muntu wemerewe gukina indirimbo ya sekira, kubera ko n'abana bacu dushaka ko bazakorera Imana. Avuga ngo ntabwo dushaka ko umwana akura yumva indirimbo yande ya kanaka, ntaza kubavuga amazina bene data. Ariko okay, ngewe reka nitangeho urugero. Imana yarabinyigishijeho kandi binkuramo burundu kuko nigeze mbitekereza. Hari umwuka wigeze uza mu Rwanda w'abahanzi bava muri gospel, harimo Mani Martin na Patrick Nyamitari, sinzi niba mubazi. Hanyuma uwo mwuka rero ugenda ukurikirana urubyiruko rundi rwinshi, harimo nanjye, ariko abenshi ntibumva, ntabwo bari bazwi cyane wenda ngo bamenyekane. Muri icyo gihe nabishakaga, ndagenda avugana n'umuproducer ukora sekira, aranyemerera kunkorera ikigoma. Noneho uwo munsi njya mu masengesho ya korari, ariko ingingo nyamukuru yari injyanye kuko nari nzi Imana nasenze, nari nzi na mama wanjye Imana yasenze. Navuga ni rero ya Mana ntabwo ndi bugende ntagiye basi kuyisezeraho. Uri kubyumva? Avuga ni noneho iyi Mana byanze bikunze nagiye mbona imirimo yayo. Noneho ntabwo ndi bugende gutyo nk'umugesera. Iwacu bavuga ngo kugenda nk'umugesera. Avuga ni ngiye kuyisezeraho, hanyuma nyibwire ko twagendanye urugendo rwiza. Ubu ngubu nkaba ntagiye kuririmba indirimbo zihimbaza, ngiye mu zindi. Hanyuma ngeze mu masengesho ndumva ari ngewe hari bahereyeho. Ndumva ibintu byari biri aho ngaho byose byari nge. Umuhanuzi yari hafi kunkubita. Okay, yabaye story ndende, ariko kuva icyo gihe ndavuga nti ninapfa nzapfira aha ngaha. Kuva icyo gihe ntabwo ndicuza gukurikira Yesu, kandi nta nubwo kwakundi uvuga ngo ese ngo bigenze gutya ngo wabivamo. Oya, ntabwo nzabivamo, nzabisaziramo n'abanjye bose. Murakoze. nuko nk'uko nyine bivuze, we nabe bose twebwe tuzabivamo, ntabwo tuzabivamo. nawe uri nyuma y'uko bari kose cyane. ikomereka tubashimire cyane, ariko kandi sinzi yuko hari akamwe ushobora gutera abandi baririmbyi, ushobora gusanga barimba indirimbo za gospel, ushobora gusanga hariho nk'uko mwavuze yuko hari intambamyi mwagiye muza murahura nazo. Birashoboka yuko uno munsi hari abandi baririmbyi bakiri batoya bari kugerageza kuduga kugira ngo bashobore kugera ku rugezo ruri hejuru, muko uno munsi bikaba byabananiye. Hari bashobora no kubiheba babiheba, abandi bagacika intege. N'akahe kamwe ushobora kubwira abandi baririmbyi mu buryo bwo kubatera intege cyangwa kubatera akamo kugira ngo bakomeze kujya imbere?
ntago ibyo ngiye kuvuga ntabwo ngiye kubivuga nkaho namaze kugera ahantu ngera, kuko hari n'ahandi nshaka kugera hasumbye cyane aho ndi ubu ngubu. Ariko ndebye uko natangiye naho ngeze, hari inama nagira umuntu uri gutangira. Iyo nama rero ni iyihe? Igihe cyose uri mu bushake bw'Imana kandi uri siko Imana yagushyize aho hantu ariyo yahagushyize, ntabwo bana bukeya ufite, kuko nagiye mbona cyane Imana izana abantu ikabatereka mu buzima bwanjye kuva ntangire kuririmba. Njyewe iwacu twari abakene, nanjye kandi nta mafaranga nari mfite, ndi umukene, ariko nta ndirimbo n'imwe nigeze nishyura amafaranga yanjye kuko nta nayo nari mfite. Naba ndi kuririmba nka mu rusengero, umuntu ati ya ndirimbo yawe harya kuko ntajya nyumva, hagani ntago nabikoze. Yarangiza akambwira ati uzaze unguha amafaranga yo kuyisohora muri studio. Indirimbo yanjye yitwa Narakwiboneye, nayihimbye ari ku wa gatandatu. Ku cyumweru ndibuka ko nari nicaranye na Petit Frere, ndamubwira nti vraiment ndikumva Imana yampaye indirimbo nziza, kandi ndikumva nanjye ubwanjye iri biramfasha. Noneho tukaba twari dufite ahantu ku cyumweru turi bujye, abantu badutumiye, hari babatirishije umwana wabo yabatijwe. Noneho tugezeyo ndamubwira nti ya ndirimbo ngiye kuririmba hano. Ndayiririmba, abantu bari bari aho ngaho, pasiteri baho barafashwa cyane. Noneho uwo mumama waho ngaho niwe waje kumbwira ngo arya ya ndirimbo cyagiye waririmbye, hari hashize iminsi, ya ndirimbo waririmbye ko ntajya nyumva. Amubwira ni buriya naje iwanyu naraye nyihimbye. Arambwira tuzaze nguha amafaranga ujye kwisohora muri studio. Indirimbo zanjye zose kugeza ntangiye n'izo mu gitabo sinazishyuye, kugeza ubwo natangiye kugira ubushobozi bwo kwishyurira indirimbo, biza kurangira ngize studio. So rero no kuvuga ngo na hano hanze nk'abo ngabo Imana ubundi igenda idushyiriraho ibintu byinshi. Ushobora kuba ufite grand frère wawe, we afite amafaranga, akaba azaguha amafaranga yo gusohora iyo ndirimbo. Ubwo Imana iciye uwo hari igihe ukura iwanyu nta kibazo mufite cy'amafaranga ushoboye kwishyura. Ubwo Imana nicyo ngicyo yakugeneye ko ari aho ngaho bizanyura. Udafite nta kintu cyabiduteye, ni umuhamagaro w'Imana. Hanyuma nuko itoranya abantu bitandukanye. Hari abahamagariwe guhanura, hari abahamagariwe kubwiriza, Bibiliya irabivuga, sibyo? Hari abahawe impano zigiye zitandukanye, kandi izo mpano nazo umuntu nago nazo zisa. Rero no mu kuririmba nuko nguko, umuntu Imana iba yaramuhaye ikijwi gikomeye, natwe ikaduha utujwi tworoshye, hanyuma ikaduha style zitandukanye zo kuririmbamo. Nk'iwacu mu Rwanda hari bamaze kuba benshi cyane, hari abaririmba amasitayile atandukanye, hari abasirimba, hari mbese ni byinshi cyane bitandukanye. Rero Imana ihamagara abantu batandukanye igamije kugira ngo buri muntu wese n'ibyo akunda yisangemo. Ikunzwe cyane. Ikibazo ndagomba kubaza ndagihera kuri Papi. Ni gute ukiri umusore wahora udizayininga ucapa urugo rwawe rwa kazoza? Okay, njyewe urugo rwanjye aruko nyine narwifuzaga, ariko nk'abantu nyine, ariko kandi nabwo mu masengesho yanjye ntago nahishaga Imana. Narayibwiraga ndashaka ibi n'ibi.
hanyuma imana igiye kumpa ibirenze yego. Dorcas wahora ucapa urugo rwawe rwa kazoza gute ukiri umwigeme? njya mbitekerezaho ngasanga nyine hari ibyo nifuzaga nabonaga ko ari byiza kuri njyewe ariko byari biciriritse pe ugereranyije n'ibyo Imana yampaye nk'uko bivuze byari biciriritse iby'Imana yampaye nibyo byiza byari binkwiriye. turabashimiye abakunzi bacu, tubashimiye n'abatumire bacu baduhaye akanya barisha ibitabike ku bijyanye n'ubuzima bwo guhimbaza no gutazira Imana, baraduhaye n'impanuro, baduhaye n'inyigisho. Imana ibahezagire cyane. Murakoze cyane.